I must have fallen asleep. Oh, fun, I'm winning. Bimeze neza nuko rero nta kundi nuko dutangiye ako kari akameme nyine kerekana uburyo Max n'imodoka ye ya Red Bull badakeneye ibintu byo kwihwanyagura ko bafite imodoka niyo yaba asinziriye ngo abantu rwose arabanikira nta birenze. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo ari Max Verstappen twaje kuvugaho cyane nuko nyine twabigize akamenyero yuko mbere ya video iyo ari yo yose tugomba kubanza tukabasharinga nyine akantu k'akamemu niyo kaba kamwe cyangwa tubiri, ariko uyu munsi ubundi nk'uko mubibona ni abo bagabo nibo tuje kuvugaho, abo nta bandi ni Lewis Hamilton, member of British Empire, akaba na sa w'umwongereza, ndetse tukaba tugiye kuvuga no kuri Toto Wolff, uyu ni umunya Austria uyobora iyi kampani isiganwa muri Formula 1 bita Mercedes AMG. Uwo rero Toto Wolff ubundi ni boss wa Mercedes uyu nguyu, hanyuma uyu Lewis Hamilton uyu nguyu wambaye amarineti ni Lewis Hamilton musanzwe mumuzi, ni umusitari n'umushoferi wa Mercedes nyine. Aha rero harimo ibibazo bikomeye cyane kuko ubu tuvugana ubu muri uyu mwaka wa 2023 nurangira contract ya Lewis Hamilton muri Mercedes iraba irimo irangira. Nk'uko bisanzwe rero muri aya makipe ari professional cyangwa no muri brand zose ziri professional, kugira ngo ibintu bigende neza abantu bose bumve bari secured, ntago amasezerano arinda kurangira kugira ngo bayongere. Ubundi abantu bayongera atari yanarangira habura nk'imyaka 2 cyangwa se habura umwe. Hanyuma rero ahantu habayemo ikibazo aya ya Lewis Hamilton yo ageze ku musozo batari bayongera, byumvikane ko nyine harimo ikibazo hagati y'abano bagabo bombi uko ari babiri, kandi bombi nyine ni abagabo bakomeye cyane muri Formula 1, ni ukuvuga ngo nta n'umwe usaba nta n'umwe usabiriza, bivuze ngo bose baba bagomba kubanza bakabitekerezaho cyangwa se bose bakabanza bakumvikana, buri umwe akabona yuko inyungu ze zirimo zirubahirizwa. Ni ukuvuga ngo rero ubundi aha ngaha harimo urunturuntu cyangwa se si n'urunturuntu gusa, ubu ngubu byatangiye no kuba n'intambara, nuko gusa abo muri media bagerageza kwigaragaza nk'abantu b'inshuti, kandi kuko ni inshuti kuko aba ni abagabo bamaze imyaka igera mu 10 bakorana, kuko uyu Toto Wolff muri 2013 agihabwa kuyobora iyi kipe ya Mercedes, ubundi umuntu wa mbere yahise aha akazi yari uyu nguyu Lewis Hamilton, niyo signing ya mbere yahise akora ako kanya amuvanye muri McLaren. Icyo gihe McLaren yari ikinameze neza, ntabwo yari imeze nk'uku nguku imeze ubu ngubu, ariko yahise amukuramo amumwereka projet bari bafite yuko bagiye gukorana ibintu bikomeye, kandi kuko niko byagenze, bakoranye ibintu bikomeye, batwaranye ama championship yose ashoboka, kuko we na Lewis Hamilton batwaranye championship 6 zose si bikurikiranyaga, ariko mo hagati haciyemo Nico Rosberg nawe wari uwa Mercedes, ariko hagati yabo mu myaka igera muri 7 batwayemo championship 6 we na Hamilton. Rero ni abantu bakoranye neza kandi bakorana igihe kirekire, ariko ubu ngubu nyine byatangiye kuzamo amahane. Byatangiye kuzamo amahane gute? Contract ya Lewis Hamilton irarangirana n'uyu mwaka, hanyuma nk'uko bisanzwe ubundi kampu y'umukinnyi cyangwa se ubu hano ubwo turi kuvuga ibijyanye n'amamodoka, kampu y'umushoferi yohereza proposal ishaka y'ibintu bigomba kuba biri muri contract, hanyuma kampani ikabisuzuma ikarebamo ikavuga ati turabyemera cyangwa se wenda muhindure bino. Hanyuma Lewis Hamilton ubu ngubu afite imyaka 38 muri 2023. Hanyuma nk'umuntu ufite imyaka 38 akaba ati nyuma y'imyaka 10 birumvikana, mu myaka 10 ntabwo iyo myaka yose nzayiresingama, ahubwo twe tugiye gufatanya dushake championship ya 8, kuko ubu ngubu Lewis Hamilton afite championship 7. Nimara gushaka championship ya 8, ati uko biri kose izi modoka uko ibintu bikorwa ndabizi, nka nyuma nko muri sezi 3 sinzayiburamo.
hanyuma imyaka izasigara nimba twarira nko mu myaka nk'itanu, mu myaka itanu yindi izakurikiraho, nzayikora ariko ndi ambasada, ntari umushoferi. Aho hantu rero niho Toto Wolff na bodi igize Mercedes bahita babireba, bakavuga bati ntabwo ibyo bintu twabyemera, ntabwo wowe uri umusaza, nta myaka myinshi tugufite, nurangiza ujye kudusinyisha imyaka myinshi, ibyo bintu ntabwo byakunda. Kuko ubu ngubu ikintu kiriho kiratinza contract ntabwo ari amafaranga, kuko amafaranga Mercedes barafite, n'ayo yasaba yose bayamuha, kuko ubu ngubu Lewis Hamilton we contract amafaranga basaba nta nubwo bigeze bayanga, kuko we yasabye yuko yazajya afata miliyoni 55, ariko mu gihe yatwaye World Championship zikuzura miliyoni 80. Ibyo ngibyo ntabwo bigeze babyanga, ahubwo icyo banga ubu ngubu muri iki gihe muri iyo contract yasabye ni iyo myaka 10. Bo barashaka kumusinyisha imyaka itarenze 3, naho we akishakira imyaka 10. Hanyuma rero ubwo ngubwo we yabona ukuntu barimo baranga imyaka ariho arabaha, kandi we yiyumva nk'umuntu wakoreye ibintu bikomeye Mercedes, kuko urumva gutwara mu ikipe championship 6 byose ntabwo ari ibintu by'umuntu uwo ari we wese. Kandi usibye n'izo championship buriya, usibye no kuba yarazitwaye, uyu nguyu ni umushoferi ufite experience, afite n'ubwenge bujyanye n'imodoka batakwifuza guhomba, kuko ababyibuka neza umwaka ushize mu gihe Mercedes yari ifite imodoka mbi cyane mbi cyane, yamanaginze kuba yaza ari uwa 4, ariko no muri uko kuza ari uwa 4 niwe wabagiriye byibuze inama yo guhindura imodoka, ababwira ibintu bahindura byari butume byibuze imodoka yabo nyuma y'iya Red Bull ubu ngubu iyabo noneho byibuze ishobora guhangana na za Ferari na za Aston Martin, mu gihe umwaka ushize imodoka ya Ferari nayo yari yarabasize cyane. Ni ukuvuga ngo umwaka ushize byari bikomeye cyane, Lewis Hamilton niwe wavuga ati njyewe ndi umushoferi, maze imyaka irenga 15 ntwara imodoka nk'izi ngizi, mwumve ibintu mbabwira aba ari byo muhindura, njyewe nzi imodoka, icyo imodoka ikeneye, nzi n'icyo imodoka idakeneye. Nyuma ya Bahrain narabibabwiye barabihindura, iyi sezo nibwo bazanye noneho byibuze imodoka ipfa kugerageza, nubwo ikiri kure cyane ya Red Bull, ariko byibuze ibintu nababwiye byatumye imodoka ya Mercedes ishobora kuba byibuze iri mu rwego rumwe n'urw'izindi zisigaye, mu gihe iyayo yari kure cyane byibuze n'izi zindi za Ferari na za Aston Martin. So ni umuntu rero ufite ubwo bwenge, ni nawe mu bushoferi ufatwa nk'umushoferi wihuta cyane, babita ngo fastest driver, afatwa nk'umushoferi wihuta cyane kurusha abandi, bivuze ngo arushana ba Max, nubwo Max ari we utwara ama Grand Prix, ariko buriya aba abifashwa n'uko afite imodoka ikomeye. Uyu nguyu rero aracyafatwa nk'umushoferi wa mbere wihuta. Ikibazo afite rero na Toto Wolff aba arebaho ni imyaka, kuba ati se uyu musaza w'imyaka 38 nyuma ya sezo 3 enye ntabwo ari bube agitwara, narangiza nsaba amasezerano y'imyaka 10, nyuma ya sezo 3 enye nta kintu araba akimariye, hanyuma iyo role ya ambasaderi, nta mwambasaderi uhembwa miliyoni 55 ku mwaka. Ariyo mpamvu rero Mercedes iravuga ati twebwe turagukubita amasezerano y'imyaka 3, ubundi amafaranga uce ayo ushaka. Lewis Hamilton nawe ati barababeshye, ntabwo ibyo bintu nabyemera, mugomba kumpa imyaka nsaba cyangwa se mwabyanga nanareba muri Ferari, kuko Ferari nabo umwaka utaha ntabwo bazaba bafite sensi, batangiye kumuvugisha, kandi nyine nk'umupro aba agomba gukonsidera ibintu byose. So nibakomeze barwane, natwe tuzaba tureba ibyabo.